Reka njye kureba uriya mugore, bega umugore w'ikigo giwe, umugore utinyuka agaca umugabo nyuma. Nanjye kanjye kumureba mubashye ejo nzaguha amafaranga, nta mafaranga nzamuha, sinamuha amafaranga y'iki. Kanze murebe iri joro n'ejo bundi turaba turi kumwe, umugabo we ntago azafata ndabizi ngakunda agacupa. Kangereyo murebe. Urukundo nashyinguye hirya y'umutima wanjye wararuzuye, banza ariyo mpamvu twiyongera buri gihe. Shenge uko niko kuri, ibihe byiza njye ngirana nawe binyibagiza ibibi byahise, banza ariyo mpamvu twiyongera buri gihe. Amutamwita hasi maze gusaza, twicare hano tugase. Ushaka kwicara ku bibero se kandi? Oya sheri. Ariko buriya nubwo twicaye gutya, umugabo wawe hasi azahita umvanamo umutima neza neza. Ntacyo yakugira. Ariyo? Kuki utaritse ngo tujye mu rugo munyarwanda? Nawe uriyo? Basi reka tukajya mu rugo. Tujye ariko rero, uri umugabo we nabonye agira amahane cyane. Buriya akunda amafaranga? Wese? Oya, ntabwo yakunda. Ntabwo akunda amafaranga? Cyane cyane udeho biga twazamusukisha ubufaranga tukikorera umuti neza. Ariko reka uzabigerageze umuti. Ubwo iyi ni yambiri kuneretse rumore. We bimeze bite? Usigaye uca inyuma? Utaca inyuma uriya yararimo arakora ibiki? Yesu! Mwenda musuhuza. Mukaza kwicara ahangaha mufataho kuri ibiki n'ibiki, oya ntabwo byemeye. Oya mwese utaca inyuma, reba uburyo nabonaga gukora, ubwo urumva. No. Ntabwo naguca inyuma sheri, rega twavanye nk'ukunda. Oya ntabwo wambwira ngo urankunda waraje mufatanye n'undi muntu. Oya sheri ndagukunda. Twigendeye tugende. Yala, nitwa Pati, ndagusaba gukora subscribe kuri iyi channel. Tubwe tugezeho video z'ubwenge. Reba hasi uri kurebera video, urabona handitse subscribe, uhita wakora rimwe gusa. Tubahe video z'ubwenge, amakuru, ibintu byinshi bitandukanye byose turabibagezaho. Noneho nujya kureba video zanjye rimwe na rimwe bikagucanga, andikamo Twagirimana Patrick, ubone buri kimwe cyose ukeneye cyanjye cyose nasohoye. Ciao.